ikaze nanone mu kiganiro igikosi cyo kuri uyu munsi aho muri kumwe nanjye Uwera Jessica ndetse Yves Intungane Rutebuka ina Rutebuka ryiyongereyeho evolution se imbesire nizo kuvuga ngo buri mwaka uzajya ugenda uteraho akantu ariko sinzi nimba ari by'ubutungane byo rero nabisobanukiwe ntabyo namenye ariko buriya tuzabimenya ni ubutungane bw'Imana bamvuga Imana imbaraho uko biri kose mwari mudukumbuye natwe twari tubakumbuye turagarutse noneho mutwitege cyane ntabwo twari twaraheze twari twarazimiye ahubwo ni imyiteguro yo kubategura ibintu byiza cyane ubu babana banyu noneho tubategurira kujya mu cyiciro cya kabiri ubu nicyo kintu twaduhugiyeho niho twari duhugiye ariko turaje mutwitege abana banyu mwitegure ko bagiye kujya muri deuxième division bari mu kazi kenshi ariko kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri match ya Gishuti yaduhuje n'Intare FC aho byarangiye ngo ni match ya Gishuti nyine murabyumva no gutegura imikino y'iciciro cya kabiri tangira kwipima n'amakipe muzajya gukina niyo mpamvu Tsinda Football Academy yipimye n'Intare FC abatazi Intare na Academy ya PRFC yego narimbize n'abandi barabizi ariko umukino wa Gishuti rero wabaye kwa kabiri tariki 18 z'ukwa 10 2022 ubera kuri stade ya Kicukiro Mureto ngayo nguko rero uko match yaje kugenda tugiye kuyinjiramo ariko reka duhere ku bakinnyi duhere uko babanje mu kibuga nimero ya mbere ni umuzamu Iti ndiho bamaze no kumumenya abenshi hanyuma umutima wa defense harimo ugira umurengera Ryan ari kumwe na Eugene bakunda kwita Frui ari nawe kapiteni w'ikipe Iradukunda Olivier bakunda kumwita Mukude ari mu kibuga hagati ntago ari Mukude Iradukunda Olivier ni Ziyege amayeke umuntu ashobora no kwibeshyaho ariko harimo n'aba Olivier benshi niyo mpamvu hanyuma Inyange Adinani ku mwanya wa gatandatu Inyange Adinani yari gukina mu kibuga hagati we na Amza Ikirezi Olivier uyu niwe Mukude nawe yari gukina yakinnye 4-3 ego 4-3 niyo systeme deje yakinishije hanyuma abakinaga imbere Muhirwa Shafi ku 9 ataka wadanje wadutsindiye igitego atanga na pass vame igitego kimwe cyonyine se nose twatsinze gusa je rero iyo ndi kureba match muramba barira abafana muri kureba je iyo banzi igitego mbona kiragitego nta kosa cyari kirimo ndakibara wowe lefa dushaka ubireke kucyemera ngenda taha mvuga ndi ko twatsinze bine we reka abakunzi bacu tujye tubabwira amakuru nyine hwanye nayebo officials bemeye b'umukino Robert remeye 2-0 Tsinda Football Academy yatsinze Intare ibitego 2-0 ibyo bahakanye se byo kutabivuga ibyo bahakanye ntago twabyanditse ntago twabirikodinze bimbwire nyine nge nawe turi kuganira ariko nge ibyo bahakanye ntago mbizi nge mbara byo Robert remeye umva ngewe rero byose ndabibara bemeye 2 ariko twatsinze 4 ariko Jesse kandi birane uziko iyo mfana equipe wakugira komiseri y'imikino wajya utaga raporo itari yo muri Ferwafa iko wajya utanga ukurikije amaranga Yesu makwano turi kuganira turagira ngo n'ikiganiro cyacu ntaguma umuntu aba kwiye kugumana cya kintu ngo hoya turaza nitwinjira mu mukino turaza wenda kwinigura tubivugeho ariko ibitego byemewe ni 2 kubusa ariko ngiye bura ntahana 2 avuga ni 4 byacu ubwo gushatse kumbwira uti abana baranejeje ku buryo bigeze ku rwego rwa 4 ariko batsinze uziko bura niyo ndi gufana equipe igatsindwa ndavuga bura nubwo badutsinze ariko umukino wacu wari uryoshye erezema ko twege twatsinze discipline yacu yari imeze neza iyo ndi gufana equipe ntago nshobora kuva kuri ariko uziko uri muzagwa mu kibuga wowe kubera ikipe ufana igatsindwa bagataha wapfuye byashoboka mu Budage begeze bapfa abantu nabaho ntago ndafana equipe ngo itsindwe nyine nugira ibyaga gatsindwa ujye twaza muganga oya nabiretse kujya yose kandi ukunda umupira okay nda predicting ngira hari sanse hari ukuntu sensing ibi intsinzi abyuka mu gitondo navuga mane bari abana nimbareba kuko bakandwaza umutima ukavuga ntaho nyigiye reka mbireke ndasigara mu zindi shinga umupfumu wawe umunsi yapfuye uzajya he ye nta mupfumu ngira ni umutima nama wanjye ni mani sanse
wowe umupfumu nose ne gute buri gihe sanse buri muntu wese arazigira nta gihe urabyuka ari mu gitondo twege twiga biology twize shano no listen sixième sanse urayigira abascientiste ntago bayenda okay reka tubireke ibyo reka tubivemo twa tukiri mu batashe zamu yari Shafi ari watsinze n'igitego cya mbere ni cya kabiri yatanze umupira uvamo igitego assist ku ruhande rw'ibumoso hariho niyo Kwizera Benjamin iburyo habanjeho Cindy Jesus Paul Cindy Jesus Paul cyane Cindy Jesus do Paul uyu mwana rero yitwa Cindy Jesus do Paul cyane Paul oya ni Paul gusa yanze kari Cindy Jesus do Paul nzamubaza no ariko nzamuzana hano kuri kamera byivugiye uyu mwana rero arakora umukino uratangiye ku isaha y'isa 10 nubwo nabo babanjemo ku ruhande rwa Tsinda Batsinda Football Academy nk'utwa tubabwe nyine batangiye ari bane batatu ku ruhande rwacu batangiye bari gukina systeme ya defensive ariko impamvu yo gukina defensive ugiye gutangira n'umukino ntiwatangira wataka umuntu none hari ni wabo urabanza ugasubira inyuma gakeya ariko baratinze bo kugeza igihe koca wabo babwiye Jesus zamuka muzamuke mwese kandi bafite ubwoba bwo kuzamuka nyine nicyo umutoza babere hara kuri touch line ni kugira ngo arebe yanarize ese ibintu bimeze gute babwire bazamuke babwire bamanuke babwire bakinire ku mpande bakinire hagati nyine niho ase buriya match ishobora kuragira umuntu ahinduye system deje nka kangahe ubundi uko ntekereza yunganiye n'abatoza bambwira ko uhindura system deje bitewe na adversaire ko ari gukina nicyo ushaka mu mukino burasi umuntu agarutse muri mita ya kabiri hari muri mita ya kabiri nyine hari n'uvuga ngo umutoza atsinze kuko igice cya mbere cyarangiye ubusa ku busa we nta n'ibintu byinshi turi bukivugeho igice cya kabiri ngo cyabonetsemo ibitego none se bya bibiri byanjye kuri kubyanga bibiri byawe wavuze ntavuze igice byagiyemo nimba ari mu cya mbere cyangwa mu cya kabiri nge ntabyo nabonye wasanga uruhande nicayeho njye nk'imbere yanjye hari umuntu wankingije sinabibona siko wari uri hariya ariko urabeshya ko umuntu muri tribune ntago abona ibintu kimwe n'abandi bantu sawa ntacyo mubyemere nge nzajya mbarebera menye n'ibitego banze byari yes kababeshye twatsinze ibitego biri ku busa bine ku busa ariko Yesu uzabeshye isi we uziko abantu badukurikiye bari benshi n'abantu bo mu ntare bari kutureba bakavuga mutubeshyere koko kuri kamera ngo mwadutsinze ibitego bine babeshyere se nta bafana bari bahari nimba mbabeshyeye bazagende se muri ibyo bitego bine mbwira abantu babitsinze natubwira abantu batsinze ibyo bitego bine no kuvuga ngo Shafi yatsinze ibitego bibiri icya mbere bamusifuye yarangije kugishyiramo ngaho amategeko y'umupira ikintu kinye nyuma yo gusifura ntabaricyo none se ubwo urumva nyine ntago byari by'igitego cyacu cyagombaga kubarwa bamusifuye yarangije gutsinda yatsindiye kwikosa hoya nago yatsindiye kwikosa iyo basifuye nyuma y'igikorwa baba basifuye icyo gitego hanyuma umupira ukarenga bakawuha intare ibyo bintu se bibaho ibyo ni ibyemezo by'abasifuzi tuba dukwiye kuba ariko abasifuzi bacu bagakwiye kuba professional mu kazi bakora wenda ngewe icyo nuko mbyumva turetse kubeshya sibyo hari amakosa menshi muri make noneho wikomye abasifuzi ngewe reka mbivuge muri rusange oya ndabivuga muri rusange guys mwaretse tukaba professional mu kazi dukora apana ibintu by'amasantima n'ibiki ntabwo mbari tuzaba professional ukoze ikintu ku bushake ukagikora nabi uba uri kwica kariyeri yawe twibwire ko bitari ku bushake kuko n'igitego cya kabiri umusifuzi wo ku ruhande yari yacanze kandi cyagiye muri file ngo wapi n'ubundi twageze ahantu twageze mu rwego ibitego byo gutsinda twegereye amazamu turavuga tuti ibyo ngibyo dore bari kubyara bari kubigiraho ruje noneho bitangira muri noneho ibitego twatsinze ibyo bibiri bemeye twaravuze tuti batongera kubihakana tugatsindira muri long pass urumva tutarabireganiyemo ariko ntago mvuze ngo byatumye nda hari amahirwe dutakaza ahubwo byatumye tumenya ngo no mu cyiciro cya kabiri nituramuka duhuye abasifuzi nk'abo twahuye nabo twiga ubundi buryo bwo kubatsinda tutavuga nabi batazatugendaho ariko icyo twabagiraho inama natwe twigiraho inama ni uko buri muntu mu mwanya we yajya ahagarara mu nshingano ze nimba uri umusifuzi ugakora neza n'umusifura mu cyiciro cya kabiri ugakora neza bakujyana mu cya mbere ejo ugasifura kandi ejo ugasifura icy'isi ndetse buriya bazaba wa mukobwa w'umusifuzi arya yitwa Salome buriya yewe mukobwa nabonye buriya uzaba Salome
yitwa Mukansanga Salome. Iriya nyine kugera hariya ni ugukora neza, ni ukuri. ushaka gukora neza wimika ukuri, amarangamutima ukayashyira ku ruhande, ugakora akazi kawe. Hanze y'akazi tugira inshuti koko. uzi ko hari umwana wacu bavunnye nta mupira Hamza, baramuvunnye baze kureba guhaguruka ngo ntacyo ubaye ngo haguruka, kandi wabonye n'ubu nta nubwo bizajya mu bitaro. Cyakora bagombaga kumuha rouge, yari yabazengereje uriya. Oya, ndavuga uriya mwana. Ibaze ureke umuntu ufite umupira ujye kuvuna umuntu udafite umupira, n'ubundisipurine bukabije. Mureke n'izi akademi dufite, aya ma ekipe dufite, mubatoze ikinyabupfura mu mwuga wa. kandi nyine uretse umuntu ufite umupira ugiye kuvuna utawufite, hanyuma ubundi uri kunguka iki? Uratsinze. Ibyo nyine nibyo bigabanya rezilita ku mukino. Iyo utangiye gukina ibintu bitari umupira ubona rezilita none zitari iz'umupira. Umva, ntago ari sinabyaye. Nimba wiyemeje ngo ngiye kuba umufutubareri, jyanamo ujyanemo ikinyabupfura n'ubumuntu. Nese kuvuna umuntu urabizi ko azarwara, kandi suriya wenyine dufite n'abandi bamusimbura. Wowe uramuvuna, uzi backup uzaje. Aho yatsinda batsinda Football Academy ifite abakinnyi bahagije bazakora ibintu byiza kandi bakabashimisha, iteguye neza. Bakunzi bacu, batsinda batsinda Football Academy, ntimugire impungenge, abana ndetse n'ubuyobozi biteguye kunezeza abakunzi bayo. Hanyuma si ibyo gusa, match ukuntu yagenze muri rusange, twarabarushaga ahantu hose, muri discipline, mu bitego, tactique, technique, ibintu byose. Ariko nanone twabuze amahirwe yandi. Ayahe? Abana barasa imipira myinshi cyane. Mu kanya wari urimo unyiyemeraho ngo ni ikibuga, ngo ni iki, hanyuma barabagikoragaho imyitozo ko batsinzwe. Twarabarushije, si maze kubivuga se? Twarabarushije ahantu hose. Hasi nturabona umugabo gusanga, ntiwari wabona umugabo basanze we bakamukubitira ko ntabari kureba. Ibyo byo bajya kuruhuka, ari bibusa ku busa, baragenda baganira n'abatoza. Igice cya kabiri kigaruka ibintu byahindutse. Umwe nakubwiraga abana bamaze gukandagira mu kibuga bacyumvishije, umutoza yizundi, none tugiye kureba ngo umutoza wizundi ni uwuhe. Hanyuma rero murabizi ko Intare bafite abana benshi, bahise bakoramo ekipe yose, bazana ekipe ya kabiri. Ntoya bari bavuze ngo badusuzuguye ngo badutsindisha ikipe ya kabiri. Ikipe ya kabiri irangira n'ubusa kose, baravuga ngo reka bazane iya mbere. Ese ibyo bibiri babitsinze ibyo banze? Ibyo banze babitsinze mu gice cya kangahe? Kandi rero wabivuze uri kubisimbuka. Ibyo banze ntago iyo babanjijemo ni ekipe yabibanze. Hoya baravuze bari badusuzuguye, baravuga ngo reka tubatsindishe ikipe ya kabiri kuko bumvaga turi underdog. Noneho birangira rero ubusa ku busa, baravuga ati noneho sasa katuzana ikipe ya mbere. Bya bibiri banze tuzana ikipe ya mbere igiye abakubita. Noneho mu gice cya mbere ahubwo twawushije ibitego 4. Nyine mu gice cya mbere twahushije 4, twatsinzemo 2, duhusha 2, hanyuma banga yanagara amaranga. Intare wazifatiye ku makuru yose uko byagenze. Erega bose barabizi izi match ukuntu ziba zimeze. Dukwiriye abasifuzi bari professional, ndabisabye. Ese wagiye kwiga ubusifuzi? Nzajyayo. Soko nashaka kwiga na coaching. Cyose nzabifatanya. Ngayo nguko rero nuko umukino wagenze. Nyuma y'iminota mikeya gusa, Fabrice Nshimiyimana fashe umupira aracenga Rerimina abantu cyabikoze. Oya, ibi ukuntu byagenze uranyibukije, ari ukuntu ukora hasi ukibutsa umuntu ibuye. Ukuntu byagenze no kuvuga ngo bamaze kwanga bya bitego navugaga. Hanyuma abana nimba baravuze bati ahari dushobora kutaza gutsinda, none watangira kuzajya bakora twaducenga, ugafata abantu nka 5 bose ukabacenga. Akaba Fabrice akabahaye Jesus nawe agacenga akabahaye undi, gutyo barabakinishije. Twari twungutse abafana nimuramuka mwongeye kutabikoze ikipe ifanyishakira abafana bacu kabisa, tuzatubanezeza. Ibyiza biri inyuma cyangwa biri imbere? Ubwo ni imbere. Byiza biri imbere. Fabrice yacenze abagabo, fata baraga hagarara gutya, bakaza 4 kubita gutya, akabaye Jesus sinzi ukuntu agigira akarenge gutya, kubita akagarura akakubitamo gutya. Imana we, mbega abagabo ngo barakubitika. Abahereje Shafi igitego nawe urabizi nyine y'imbere y'izamu. Uriya abindi ahita agishyiramo, kandi Shafi niwe watanze n'umupira w'igitego cyavuyemo, umupira avuyemo igitego cya kabiri.
yishyuye Fabrice. hari akantu nashatse kuvuga ukazajya ukomeza ukarengaho kare twigeze kuvuga ngo iyo ukinira ku kibuga kibi iyo ugeze ku cyiza ushobora kuburamo amahirwe. Reka ngiye nguha urugero. Ngiye mvuka mu cyaro. Uriya mu bana bo mu cyaro tuba twarakuze turisha intoki. Nageze mu mujyi baguhikanye kagititira ngo ubiyora bikagwa. No sasa bwo busirimu bikajya byigwa. Ariko ubu siterura isano ukiyegerezwa. Ubu natwa duti twabashinwa bundi ndaturisha ndadufata nkaturisha. Kubera iki experience? Oya, nagare experience nkubwiza ukuri nimba wararaga ku musambi niba guha matera I swear uzasinzira ugire ngo nta nubwo wasinze waramenyere kuryama tubara gasatu kurya none ukaza utegereza igihe zikurira ukabona burakeye. Oya urasinzira neza nk'akabebe hashize iminsi. Arega wowe nuko wavukiye i Kigali. Oya ibyo bintu tubireke. Abana b'i Kigali reka dushimire aba bantu Yves. Iyi equipe mwumva tuvuga ntago Intare FC ari agafu k'imvugwa ari. Ikipe ikomeye buri mwaka izamurenye za mbere. Ifite abana benshi kandi b'Abanyarwanda ikintu twabashimira nabo bateza imbere abana b'Abanyarwanda bafata impano zitandukanye. Ikindi tubashimire abayobozi babo baduhaye match yo kwitegura kwipima ku ikipe nk'Intare tumenya ngo ikiciro ugiyemo imbaraga zanjye ziri he nongera iki nakora gute kuko burya yuhuye n'umuntu wagutanze mu kintu ubone ibyo mwigiraho. Ni experience tuba twarabakuyeho. Tubashimire inyobozi yanyu yose komite nyobozi yanyu yose ubuyobozi bw'Intare FC turabashimiye ko mwaduhaye match ya gishuti kandi ubushuti bwacu turabizeza ko natwe ubushuti bwacu tarangirira aha ngaha kandi tuzajya duhura buri gihe tuzatubereka umukino mwiza. Namwe mutwereke umukino mwiza kuko murayifite myinshi. Mwabanje mu cyiciro cya kabiri mufite experience y'academy natwe turi academy kakiri gutangira. Abana babo banabayeho neza nabo byo ubyongereho bayise. Aragira tipe ifite budget we attention. Na equipe nimwe idafite budget. Ariko nyine bagabo bararutana. Oya. Ariko Yves. Aba bantu baduhaye umukino wa gicuti birashimishije batwakiriye neza ariko ntibaduseze. Nyuma ya match nanjye twarangije match ndavuga abantu nyine twaraje tubuza turasuhuzanya mpambaza amazina y'ikipe turayavuga tukina match ariko match irangiye imbari kubera bwari bwije dusupoze ko bwari bwije ariko se kariko twajyaga kure nuko ninjye twarababuze nyine basi karababuze ubutaha muzajye mudusezera. Football ni fair play habamo bitatu gutsinda kunganya no gutsindwa. Ni ukuri nyine ngewe nakibajijeho nyine nimba nabandi barakibajeho simbiza ariko kujya gusura umuntu ukabura nyine uko usohoka mu rugo abuze gusezera ushobora no gukeka ko wibyareka ugiye nko gusura umuntu ukababura kandi utavuze kurara. Oya ariko n'umuganga wabo yaradufashije by the way. Nyine ibyo twabashimiye pe n'abantu beza nyine ako kantu ngewe numvishe katanyuze. Muzajye musezera abantu mwakiriye. Usaza ujye tuza dusabane muduherekeze mutubwira ati Kigali muri kipe yacu Virurindo bakunzi ba The Boss Papa. Reka tubashimire ariko kandi mbibutse ko tugiye kujya mu cyiciro cya kabiri. Uri umuntu dukurikiye ushobora kuba ufite ibikorwa byawe ukeneye kuba twakwamamariza. Wana mugani nawe ukoze hasi unyibutse buye. Tuzakina deuxième division irimo imikino hafi irenga 38 n'amakipe 20. Hanyuma tuzakina igikombe cy'amahoro. Vuga ngo tuzakinira mu turere turenga 15 tw'igihugu. Ego. Ikindi iyi cano turayifite ni yacu. Tuzakina igikombe cy'amahoro. Ni yacu ni yanyu. Iyi cano yanyu ikurikirwa n'abantu barenga abiyandikishijeho batwereka ko badukurikira barenga 115. Nagari bake. Isoko ni rike. Nagari bake. Hari ibikorwa dushira kwicano mukabireba murenga miliyoni. Banyemari bashoramari umwanya wanyu n'uyu kugira ngo ibyo mukora bigaragara. Tubikumenyekanishirije dushobora kugushyira ku majezi yacu dushobora gushyira ibyapa byanyu aho tuzakirira imikino umucuruzi uzubwenge yabyumvishe muzaze tuzabasobanurira byinshi. Wowe uzagere mu buyobozi bwa Tsindabatsine Football Academy cyangwa se niwe wajya mu buyobozi bwa The Boss Papa niwe ahantu hose afite ihuriro hano. Ushobora no kuba wenda uvuga uti bavuze telefone sebura nta nimero ra 0783 0763 0783
0763 uwo mugabo wamuhamagara akamubwira uti muhamagara umubaze ngo ko mfite igikorwa runaka iriya kipe yanyamamariza gute kandi tugera no mu mahanga cyo muri tuvuye Tanzania muri FEASA ibihugu 8 ntabwo ari nibyo gusa mugiye mutwitege iyi equipe umuntu wabashije bana mufite ibikorwa byanyu nimutanguranwe kuko nyanyirabaze oya twege na limite tuzashyiraho mwese turabakeneye icyo narimvuze kuko uje mbere yavuze ati wenda muzanshyire mu gatuza undi ngo mukwaha kwagize amasezerano ushobora kuzaza hasigaye mukwaha bazajya bakubona bazamuye akaboko gusa nimuze mumenyekanisha ibikorwa byanyu murakoze rero reka tubashimire tuke kwizimba mu magambo babwire ngo noneho mutwitege muri deuxième division abafana turabafite ese ujye ubona namwe nimuze abafana baraza kubibona abantu baza no mu myitozo baba n'akarere turi mu mani waza ugatanga message dufite audience y'abaturage barenze urugero ubuyobozi bw'umurenge turimo Bushoki mwajya muza mugatanga message abantu habaye n'amahirwe tunabamenyeshe ko niho tuzakirira amakampani nayo yegereye hano za Rulindo ikaze muze mutwegere amakuru nzi ko batangiye ni muzi imyanyira cyahari ariko yibura ufate hano mu gatuza cyangwa hano munsi ya nimero kuko buri mukinnyi yakinnye neza abashaka kureba nimero ye yareba nimero y'umukinnyi arebe n'igikorwa cyawe Jessica Company Limited Eve Company Limited okay turabakunda rero turabashimiye turi kumwe ntaho tugiye astara mugira amahoro ase wakoza